Tugiye kwiga uburyo wakora ino thumbnail yo kuri YouTube ya video yawe mu minota mikeya muri website yitwa canva.com. Reka turebe ukuntu bikorwa. Twongeye kuguha ikaze inshuti yacu ukomeje kudukurikira kuri channel yacu ishuri rya mudasobwa. Tukaba dukomeje n'amasomo yacu ya thumbnail nkuko twabisezeranyije. Tuzakora amafoto 10 mbere yuko dutangira amasomo ya Premiere Pro yo editing ama video, dore ko turi kuyabategurira neza. Bityo kugira ngo ukore ifoto nyine uraza hano ukandika YouTube thumbnail ugahita usearching. Sorry, nabi thumbnail ariko nyine ya thumbnail gutya. Noneho ugahita uza ukabona ni nyinshi nyine zihari, nyinshi zihari. Noneho kugira ngo ukoreshe iz'ubuntu, kuko hari iz'ubuntu hari n'izishyurwa, ariko urareba ko iyo uje ukareba kuri tuno tuntu handitseho ngo pro, aha pro ugomba kunyine kuzishyura. Izi ngizi ugomba kuzishyura. Kubera iki? Kubera hari izo bashyiriyeho ko umuntu agomba kuzikoresha ku buntu, hari n'izo bashyiriyeho ko umuntu agomba kuzishyura. Bityo rero twebwe turashaka gukoresha iz'ubuntu. Urareba rero umaze gusacinga haza templates nyinshi cyane. Urareba ko haje 17,576. Izi zose nyine urareba ano mafoto yose ni menshi cyane, ntabwo wapfa kuyarangiza. Ubushize twakoze ifoto ivuga ku bijyanye na thumbnail, thumbnail ya podcast y'abantu nyine babiri baganira nka gutya. Tukaba rero tugiye kwiga uburyo wakora thumbnail ivuga mu gukorera amafaranga online kuri babandi bafite ama website cyangwa se ama YouTube channel yabo yigisha uburyo abantu bakorera amafaranga online. Bityo reka dusacinge aho twabona template ijyanye n'ibyo gukorera amafaranga. Urareba nk'iyi niyo, ariko hariyo nabonye hejuru nziza kurushaho. Nk'iyi ngiyi ni nziza, ariko iyi ngiyi irishyurwa. Twareba izindi ziri hasi byenda kumera kimwe. Ahangaha n'iyi ni nziza, umuntu ayikoresha. N'iyi nziza cyane, ariko turebe ko hari ni nziza cyane. Iyi nayo ni nziza cyane, reka dukoreshe iyi ngiyi. Ndabona ni ubuntu kandi imeze neza. Urareba rero kugira ngo duhite tu editinga, turaza tugakanda kuri custom this template gutya, noneho igahita iza. Urareba ko ije. Ndeka noneho duhindure ano magambo, twandike uburyo 10 wakorera amafaranga. Nibyo se uburyo, wenda turashaka nyine kwigisha abantu uburyo bakorera amafaranga online. Korera amafaranga online. Aha, reka twandike gutyo: korera duse nk'abagabanya. Korera amafaranga duselectinge, tuze tugabanya nyine gutya. Korera amafaranga online. Iyi ni keywords nyine umuntu akoresha kuri thumbnail kugira ngo ikurure abantu. Ubwo muri title nyine ushobora gusobanurira abantu uburyo ayo mafaranga nyine bayakorera online.
turaza tubiringanishe gutya online nayo tuyizane hano kugira ngo iringanire n'iyi ngiyi. Korera amafaranga online. Turareba rero thumbnail ukuntu ari nziza mu buryo bworoshye kandi n'ubuntu. Urareba nyine korera amafaranga online. Thumbnail yacu urareba ko ise irangira mu minota 2 cyangwa se 3. Bityo rero kugira ngo tuyisavinge tuyikoreshe tubashe kuyikoresha kuri video yacu, turaza dukande share, noneho tuza hano handitse ngo download, kandi kuri download dutegerezaho gake, noneho duhite dukanda download ubundi itangire iyi downloading. Urareba rero ko gukora thumbnail ni ibintu byoroshye cyane muri canva.com. Canva yarabyoroheje cyane 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 mu gihe utazi Photoshop cyangwa se uri ahantu hatari Photoshop, cyangwa se mu gihe uri kwihuta ushaka gukora thumbnail byihuse, ushobora guhita uza muri Canva ugahita ukora thumbnail, ubuzima bugakomeza kandi n'akazi kagakomeza. Rero ifoto yacu dore n'iyi ngiyi ukungukije. Urareba uyibonye wenda kuri YouTube wagira amatsiko yo kuyikandaho kugira ngo urebe uburyo wakorera amafaranga online. Urabona ko iyi laptop hano hari amafaranga, hano kuzamuka kumanuka ni byerekana business, bityo umuntu atagira amatsiko yo kuza kugira gute, yo kuza gushaka gukorera amafaranga online. Bityo rero ubu ni uburyo bwiza gukora thumbnail unyuze muri website yitwa canva.com. Bityo duhure mu masomo yandi, kandi ntimwibagirwe gukora subscribe ndetse no kutubwira uko mubyumva muri comment, ndetse no gusangiza abavandimwe aya masomo mubona yagirira akamaro. Ciao, naho ubutaha, bye.